dutangira umusore akomanga ahantu umugore kwangiza umubano we n'umugabo we, ariko ntiyari azi ko ameze nk'uri kwishira mu mutego w'abakundana. Hanyuma nyuma y'uko bamumenye mu buryo butangaje cyane, yize isomo ryiza ry'ubuzima natwe twamenya rikadufasha. Bana nanjye rero kugeza ino nkuru irangiye wumva ukuntu yafashwe ndetse ubwe n'iri somo ryiza ry'ubuzima yize. Ni ukuba neza asanga ni kuri dating site ngo yaranditse ko aba bored iyo umugabo we agiye ku kazi cyangwa se agira irungu ryinshi ko ashaka umuntu umumara irungu, cyangwa se mu kinyarwanda cyiza ibyo bita abapfubuzi. Umugabo we agahita avuga ati ndagutegereje sha uze kuza duhangane ne muri uwo mugabo. Wa mugabo n'umujinya mwinshi agira ngo ni wa mugore wabyanditse, nuko agahita amubwira Liseli ati ibi ngibi nibyo usigara uri gukora iyo nagiye ku kazi koko. Umugore akomeza kumwumvisha ko atari we wabyanditse, ko wasanga ari undi muntu wibeshye. Wa mukobwa akireba uko biri kugenda agahita avuga ati John umbabarire cyane kuba ngiye kukubwira ibi ngibi, ariko ugomba kumenya ukuri. Wa mugore we agahita atungurwa avuga ati Sara urakora iki hano se? Nuko wa mukobwa Sara akomeza abwira wa mugabo we ati bwa nyuma na nyuma wiboneye ukuri rwose, uyu mugabo n'uyu mugore wawe bahora bacudikanye bari kumwe rwose iyo bagiye ku kazi. Nuko wa mugore agahita abwira wa mukobwa ati kubera iki se wambeshyera Sara? Ataravuga byinshi, wa mukobwa agahita amubwira ati ntago rwose John mukwiriye, avuga wa mugabo we. Nuko agahita abaza wa mugabo we ati ese ubundi uno mugore umubonamo ibiki koko? Umugore uguca inyuma? Nuko John wa mugabo we agahita amubwira ati uzi kuri mukuri? Nuko agahita abwira wa mugore we ati sinshaka no kuzongera kukubona ukundi rwose Emily, ndaza no gushaka impapuro z'agatanya rwose dutandukana byemewe n'amategeko. Nuko agahita amubwira Liseli ati mpa niyo mpeta ahubwo wambaye. Nuko umugore agahita areba wa mukobwa amukoreye ibyo ngibyo. Wa mugabo agahita amubwira asakuza ati ndavuze ngo mpa iyo mpeta hano, ntabwo uri kumva? Wa mugore atangiye kumubwira ati none se sheri? Umugabo agahita avuga arakaye ati ntabwo nyumva, ndavuze ngo mpa iyo mpeta hano uhita unasohoka ugende, ntabwo nshaka kuzongera kukubona. Wa mugore yarumiwe ahita yikuramo ayimuha arakaye. Nuko ashaka gukubita wa mukobwa umubeshyeye amubwira ati ni gute koko wankorera ibintu utuma nsubira hasi rero imbere ya bosi wanjye? Nuko umukobwa nawe agahita amusubiza abyemera ati ndaza kuba rwose umugore mwiza cyane utigeze unatekereza. Buri kintu cyose cyagendaga neza nk'uko umukobwa yari yabipanze, ariko uyu mukobwa aza kumenya ibyo umugabo yari ari kumuhisha tujya kurebera hamwe mu kanya, ntabwo yari kwemera rwose kuba umugore we. Ntibyatinze mu masaha yo ku mugoroba wa mu bosi ahageze, wa mugabo yishimira cyangwa se abagukunda. Ndagushimiye ko ufashe umwanya wawe ukareba ino video. Niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel cyangwa ukaba utarakora subscribe, wakanda aho handitse subscribe tukajya tubana no mu zindi video nyinshi nziza cyane tuzajya tubagezaho mu minsi iri imbere dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Like na share ku nshuti zawe kugira ngo nabo babashe kuyibona. Mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.